nyuma y'uko ibintu byose byangiritse ibindi bikarimbuka hirya no hino muri aka gace ka Los Angeles, byibuze benshi barashima Imana kuko ubuzima bw'abantu benshi bwabashije kurokoka. Kugeza ubu harabarurwa abantu basaga 7 gusa baba bahasize ubuzima. Abagera ku 180 bimuye igitaraganya kuko ntandi mahitamo yarahari. Reka nkubwire ko abarenga 200 bakibashije kuba bagifite umuriro w'amashanyarazi muri ijoro ryashize. Agace kafashwe n'umuriro kugeza ubu ibipimo barerekana kilometero kare 45, ahantu hanini cyane nawe urabyumva. Amajwi ari kumvikana nayo urusaku rw'ibyuma bihuruza bamwe muzi nka alarm, ubuduhira, ubuduha, intabaza. Ibi rero bikaba byatumye Perezida Joe Biden asubika uruzinduko yagombaga kugirira mu Butaliyani kugira ngo yitabire ibikorwa byo guhangana n'iki kiza cy'inkongi y'umuriro. Reka nkubwire yuko mu ndorerwamo ya Gikristo biravugwa ko inkongi y'umuriro ari igikorwa cy'Imana cyo gutwika ibikorwa cyangwa imigenzo bita ya Satani na daimoni yabarizwaga muri Hollywood. Ibi bivugwa cyane cyane n'abantu bafite imyemerere ishingiye ku kwerekana ko Hollywood ari ahantu hari ibikorwa by'imico icuritse cyangwa ahakorerwaga ibikorwa bitandukanya abantu n'Imana. Ni njyewe rero John Advisor, umujyanama wanyu nk'ibisanzwe. Musangiza abantu iyi video biyumvire cyangwa banarebe ibiri kubera hirya no hino. Erega tugeze mu minsi igoye, tugeze mu minsi ya nyuma, nubwo bamwe batabyemera ariko bazagenda bibonesha amaso. Abanyamakuru n'ibinyamakuru bitandukanye bikorera ku butaka bwa Los Angeles baragira bati izuba ryarashe mu kirere hejuru ya Los Angeles, ryerekana ukuri gushya kuri uyu mujyi ubarizwamo ibyamamare n'inyubako zari zihenze cyane. Ngo mu gihe kimwe mu merekezo 6 inkongi z'umuriro zadukiye rimwe zikomeye, zakira icyarimwe, akarere kose gatangira gushya. Ariko umuyaga uhuha maze umuriro wongera umuvuduko. Abashinzwe kuzimya umuriro nubwo bihutiye gutabara, ariko kuzimya umuriro na n'ubu byababereye ingorabahizi. Ubu ibimaze kwangirika bigera kuri miliyari 57 z'amadolari. Benshi baragira bati izuba rirenga ryadukiye mu misozi iri mu majyaruguru ya Hollywood, mu majyepfo ya California. Kuri uyu mugoroba ukuri gushya nuko ibyangiritse bitangaje gusa. Inkongi y'umuriro mbi cyane hano Los Angeles yamaze gutwika amazu arenga 9,000 mu gace ka West Hills. Nubwo iri joro babashije kwimurwa mu mazu, ariko inkongi y'umuriro irakiyongera. Ubucuruzi n'ishoramari byabaye amateka. Baragira bati n'ubwa mbere twabona urugo, umuhanda ku wundi byangirika nta buryo bwo kubirokora buhari. Ibikorwa remezo, inyubako za televiziyo, amasitudiyo akomeye, ibigo by'amashuri nka Elliott Art Magnet Academy, ikigo kirazwi. Ibi byose byangiritse tubireba. Bamwe mu bakinnyi bazwi barimo umukinnyi w'icyamamare nka Billy Crystal we n'umugore we Janice babwiye ABC News bababaye bati mu rugo rwacu kuva mu 1979 twabashije kuharerera abana bacu barakura ndetse ubu dufite n'abuzukuru. Bati rwose turasengera umutekano n'abashinzwe umuriro n'abitabiriye kudutabara bose, ariko turashima Imana yuko abana bacu bakiri bazima. Alexandro aravuga ko yishimiye kuba afite umuryango we. Ati ndashaka kuvuga ntekereza ko bidashoboka ko abantu hirya no hino bareba ibi kandi bagasobanukirwa n'ibi byangiritse. Ibintu byose byarashize, byarangiritse, byarahiye, ibindi byararimbutse. Ariko niba ugifite abahungu bawe kandi ukaba ufite umugore wawe, no gushima Imana gusa. Aya ni amagambo ya Alexandro. Amakuru yabashije gutangazwa n'umupilote wa kajugujugu wa KBC Scott Live yasobanuye ko ibyo yabashije kwibonera mu masaha yashize mu kugurutsa kajugujugu mu kirere. Yavuze ko ibyo yabonye atari inkongi y'umuriro gusa, ahubwo ko ari intambara mu buryo bw'imbaraga zidasanzwe. Aragira ati nabonye umuriro urwana n'umuyaga, nabonye umuyaga uhangana n'umuriro, nabonye umuyaga wirukankana umuriro utwika amazu, utwika ibintu byose, ukongora ibintu byose, urimbura Hollywood.
yavuze ko umuyaga mwinshi wavaga mu majyaruguru ugana mu majyepfo, hanyuma haduka inkongi y'umuriro werekeza ku nkombe. Ati muri icyo gice nta nzu yasigaye, nta n'ikintu cyahasigaye, habaye umuyonga. Avuga ko bibabaje imitima y'ababashije kubirebesha amaso. Abahanga mu kuzimya imiriro bafite uburambe bavuze ko mu myaka 40 ishize batigeze babona nk'ibyo babonye ndetse bakomeje kubona mu majyepfo ya California. Reka rero twigarukire ku ruhande rwa Gikristo. Abakristo batandukanye bagaragaje amarangamutima yabo ku nkongi y'umuriro yibasiye Hollywood. Bamwe babona ibi nk'ikimenyetso cy'ibihe bya nyuma, nk'uko bivugwa mu Byahishuwe ibice 18 umurongo wa 8. Aha wahasoma aho handitswe ko ibyago bye bizaza umunsi umwe, urupfu n'agahinda n'inzara, kandi azatwikwa n'umuriro, kuko Uwiteka Imana imuciriye urubanza afite imbaraga. Abandi basenga basabira abahuye n'inkongi, basaba Imana kubakomeza no kubarinda. Hari n'abandi babona ibi nk'ikimenyetso cy'uko abantu bakwiye kwisubiraho no kwegera Imana kurushaho. Hollywood usanga nyine ibintu biba bikomeye. Ubushize mperutse kubakorera icyegeranyo cy'umugabo w'icyamamare uzwi nka Denzel Washington, wakiriye Yesu nk'umwami n'umukiza, arabatizwa mu mazi menshi. Ni mu byumweru 2 bishize, ntago ari kera. Aravuga ati biragoye ndetse biranakomeye cyane kuba wahagarara ugahamya Yesu Kristo hano muri New York cyangwa muri za Los Angeles. Mu mijyi y'Amerika biba bigoye. Hollywood nk'ikimenyetso cy'uburyo isi iri kwangirika. Abantu bemeza ko Hollywood yamamaje ibikorwa byo kwidagadura bihabanye n'indangagaciro z'Imana, harimo ibikorwa bishingiye ku busambanyi, ubugizi bwa nabi, ibiyobyabwenge ndetse no gutambikira mu buryo bw'umwuka. Icya kabiri, baremeza ko ibingibi ari ukwihanangiriza no gukangura abantu. Hari abavuga ko iyi nkongi ari ubutumwa bukomeye bw'Imana bugamije kuburira abantu, by'umwihariko abakora mu ruganda rwa sinema, kugira ngo bisubireho bave mu bikorwa byabo bibi, ndetse bareke gukomeza gukwirakwiza ubutumwa burwanya Imana bitwaje amafilime cyangwa bitwaje ko ari ibyamamare, bakora inkuru nyinshi cyane za tekinoloji zerekana yuko bafite ubushobozi bwahangara tekinoloji y'Imana. Abantu batangiye gukora amarobo, murabizi. Abandi batangiye kwerekana yuko bahindura ubwenge bw'umuntu n'imitekerereze y'umuntu. Abantu batangiye kwerekana ko bakora umuntu we. Icya gatatu, baravuga bati ibingibi byaba ari uguhindura umurongo w'ubuzima. Abantu bafite iyi myumvire basaba abakorera muri Hollywood guhagarika ibikorwa byo kugaragaza isi y'ikinyoma nk'uko babyita, no guhindukirira Imana kugira ngo bakire agakiza ka Yesu Kristo, bakire Yesu nk'umwami n'umukiza. Umva nkubwire, nimba nawe uri muri uruganda, reka nivugire ku banyarwanda bene wacu. Murarye muri menge, Yesu Kristo ni umwami byo mukora byose, Imana nk'umucamanza. Iki kirakomeye. Hari abavuga ko Imana ishobora kuba iri gukoresha inkongi kugira ngo yerekane ububasha bwayo no guhana ibi byakorerwaga muri Hollywood. Nk'uko muri Bibiliya hari ahantu hagiye havugwa ibikorwa nk'ibyo. Urugero nabaha ni Sodoma ni Gomora. Gusa hari n'abandi babivuze muri ubu buryo, bati iyi nkongi y'umuriro si igikorwa cy'Imana cyo guhana, ahubwo ni ukwibutsa abantu bose, haba abari muri Hollywood n'ahandi hatandukanye, ko bagomba gukomeza kwitegura kandi bagakora ibikorwa bifite agaciro ku Mana. Kwifashisha inkongi y'umuriro mu guhamya ubutumwa bw'umwuka ntibivuga ko ibi bikorwa byose byabereye muri Hollywood ari bibi, kuko harimo n'ibikorwa bifite indangagaciro nziza zigaragaza ibyiza n'ukuri bikorerwa muri Hollywood. Ariko bakomeza bagira bati ibyiganje cyane ni ibikorwa bibi, ni ukwamamaza ibikorwa bibi, ubutinganyi n'ibindi, ibikorwa Imana yanga urunuka. Mumfashe munyemerere uyu munsi simbatindire muri iki cyegeranyo nerekeze ku musozo. Iki ni igihe cyiza ku bantu bose kwitekerezaho, gukomera ku ndangagaciro z'ukuri no gukora ibyubaka. Niba byaba ari ibikorwa by'umuziki, sinema cyangwa ubundi buryo bw'imyidagaduro, byose byakagombye gukorwa, ariko ababikora bakazirikana ko Imana ariyo yonyine nyiricyubahiro. Abantu bibuke gusenga ibyo muzi ko ari ibyaha cyangwa bigaragara nk'ibyaha, mubireke. Abantu bareke ibyaha, abantu bareke gufata ibikorwa bibi ugasanga babitagatifuje ngo bira nta kibazo, ibi ntacyo bitwaye. Wabwira umuntu tujye gusenga, ngo nanjye ndasenga, ngo na ninjoro ngo ngiye kuryama ngo ndasenga, ngo niyo ngiye kurya ndasenga, ugasanga ibintu yabifashe mu buryo bwa brag.
reka nkubwire yuko gusenga atari umukino. Nibakubwira ngo igihe cyo gusenga ni iki, igihe cyo kwakira agakiza ni iki, ukava mu bikorwa bibi, ukava mu bikorwa bidahisha Imana icyubahiro, ukava mu bikorwa bigayitse, ukava mu bikorwa byangiza umuryango nyarwanda, byangiza umuryango wawe. Ndabizi ushaka utazabyumva, ariko uko iminsi igenda ishira ushobora kuzabyumva. Reka mbashimire mwebwe mwese mwari munkurikiye, abakunzi banjye by'umwihariko. Reka mbabwire ngo mukomeze gusangiza abandi izo video, ariko mukomeze no kwitekerezaho. Inshuti n'abavandimwe mubahugure, mubabwire ko ibihe tugezemo ari ibyo gusenga. Abakiriye Yesu umwami n'umukiza ndabashima, mukomeze mu muhamagaro ndetse mukomere. Ariko nanone inshuti yawe, umuvandimwe wawe, abatarakira Yesu umwami n'umukiza, mubakangurire ko igihe ari iki. Mubibutse ko muri Yesu harimo byose, kandi ahora ateze amaboko yiteguye kwakira abamusanga bose. Mwari kumwe nanjye John Advisor, umujyanama wanyu nk'ibisanzwe. Naho utaha.